Master Guide Eric Nyanabasa. Boss, Muhammad Shibashi cyane abantu bagira umunsi bari barizihiza imyaka 2 bamaze kijana cy'abayeho kandi ambassadeur maze imyaka 2 uyu munsi tariki z'ukwa kane sawa ya mbere bari kwisa reka dushimire wabo Master Guide Eric Nyanabasa. Biragaragara ko umusaruro wanyu rwose mwarabyitoje. Boss. Mukuru muri iki cyiciro bombo ikomeye cyane. Basi kunda 30 ndakeka nayo gusoza. Muhammad Shibashi cyo basoza. Nabo ambassador y'ibisiziza isabukuru y'imyaka 2. Isabukuru y'imyaka 2 imaze kuri tariki ya 4 z'ukwa kane yari yatoranijwe na Parade Kamanda w'uyu munsi. Parade Kamanda w'uyu munsi tumushimire cyane kandi n'ubutaha rwose azatuyoborera neza. Nanjye watoranijwe Master Guide. Nanjye watoranijwe Master Guide Jean Itamamatu. Uyu munsi ibiganiro utilization y'umuziki. Akasiki gato gatuje cyane. Congratulations nabwo wadushyiriramo
rero twebwe abakozi tuzagira ko Imana umugisha indirimbo imwe ni icyo gice hano naza kuririmba indirimbo imwe muri mbere muvugo mwateguye murangiza kwicara. Bana bacu barakoze basubire mu byiciro. Watu artiste harimo ibice by'ingenzi aho dufitemo abato cyangwa se urubyiruko ruto junior youth, tukagira n'urubyiruko rukuze senior youth. Mu rubyiruko ruto niho tubona abato cyangwa se avanturiye ndetse na pathfinder abangabukanga, hanyuma mu rubyiruko rukuze senior youth naho tugiramo abamusaderi, tukagiramo na JAED. Harimo ibirango bigendemo hagati y'abayobozi bayobora ziriya ngaga, ubwo tubyita icyiciro cy'imirimo y'urubyiruko, hanyuma hakaba harimo ingaga, izo ngaga enye turi kuvuga, ndetse dufite n'amahirwe y'uko kuri icyo cyiciro dufitemo n'icyitwa PCM, Public Campus Ministry, ni ababa mu bigo runaka za kaminuza n'ahandi, cy'uko twakijijwe mu dukore Save to Serve, twakijwe kugira ngo tugenda gute dukore. Abambasaderi rero kugira ngo kubyumva neza, kuko we nyine abambasaderi bahagarariye Imana mu isi, kuko tuba tubivuga bahagarariye ijuru mu isi, ni abambasaderi b'ijuru mu isi. Ntabwo baba baciriritse, niyo mpamvu bagomba kubiha agaciro. Ntabwo nzagutinda ariko nshaka kuvuga kuri iki ngiki cy'uko duhereye ku bato adventure ni abantu bizera byose. Ese murabizi bari abantu ntabwo bajya bamenya ko ushobora kubanga adventure, ntabwo bashobora kumenya ko ushobora kubanga, bizera byose. Ndetse iyo kuri bakuru babo b'abangabukanga cyangwa se pathfinder banabashakisha inzira, babahuza buri
n'abari bamenye aho banyura. Tujye mu cyiciro cy'amashuri afasayinga baba bari mu cyiciro cya tronkume mu mashuri cyiciro rusange bari ibintu byose n'ubundi bintu byabona baba bari bamenye bahitamo iki. Hanyuma rero tuvuye aho ngaho tukajya mu bambasaderi bamaze guhitamo section sibyo ahari yego maze guhitamo ishami runaka tuziga ibi harimo abanyeshuri kwiga icungamutungo nyine ngo yamaze guhitamo mu bambasaderi. Rero uriya muntu mwemaze kumera nkaho agiranye ahantu yerekeje, ariko rimwe na rimwe hari ahantu yerekeje cyangwa se inzira arimo iba yahusanyije gatoya n'inzozi yari afite. Yavuze aho wigishije ijambo ry'Imana natwe benshi byagiye bigenda ibintu twiga ko tuzaba byo tugeze muri section byagiye bigenda gute bitandukanye. Abenshi bose uko bigenda ndetse bamwe mu bambasaderi hari abarangiza icyiciro umugabo utari munini bari icyiciro rusange nakomeze kwiga babishwaho nakomeze kwiga rwose basanga ibyo shuri bayiparitse sabasiga inkuru nziza yuko iyo ukomeza kwizera Imana umurongo w'Imana Imana irabigarura ikari mu murongo mwiza. Kasoze kuri iki ngiki iyo tugiye cyangwa se iyo twiga ibijyanye no kuyobora abambasaderi cyangwa se sinayuzi tuvuga ko harimo amagambo make tuvuga avuga yuko ibanga ryo kubona ubukire ibanga ry'ubukire kuko niyo yabyibuka hariya harimo sinayuzi kuriya yego ibanga ry'ubukire ni ibintu bibiri fomire. Ubukire ngo buhwanye n'amahirwe menshi uteranyije n'iki ibyemezo byiza ibyemezo by'ukuri ibyemezo bihamye. Amahirwe abantu benshi barayabona rero yabona n'icyo cya ambasaderi ni nko kugenda gute kuyafatirana ni icyemezo ufata. Yego amahirwe menshi turabona menshi ariko icyemezo ufata ushobora gutuma tugera ku bukire ndetse tukagenda gute tukaguhunga. Mu minsi yashize nta makuru yaje yuko abantu barangije amashuri cyiciro rusange bakomeza kwiga amashuri akomezaho bashaka gufashwa bakora diplome mu gihe gitoya. Ambasaderi banyira narabimenye baza batarabimenye amahirwe yaje bayafatirana sibyo. Ngiriye ibanga ryo gukira ni amahirwe menshi uteranyijeho ibyemezo byiza. Iyo ubonye amahirwe uyafatirana rwose hanyuma muri uwo murongo uzajya gusanga Imana kugira kuri inzozi zawe. Ariko ikigambo mbere n'iki ni uko uzamenya ko Imana ikugera kuri za nzozi kugira ngo ukore safe to serve. Nubona rwose uri kugenda mu murongo mwiza ugaturuka kuri za nzozi zawe uzamenya ko Imana yagushyira ari ukugira ngo ukore. Ariko kugira ngo bakizi twabaye kwamamaza ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bose bamenye Yesu Kristo. Mu gusoza bagashimira cyane icyiciro cy'imirimo y'urubyiruko ku itorero rya Kimisagara ko murimo neza kurasha. Nabashimiye ko ufite ishuri ifasha abantu kwiga imyuga uhereye ku kudoda dukomeye kukarita mu kwandikira inshuro nyinshi kuraje rwose mufashe barakujya ku nzozi zabo kugira ngo inzozi bari bafite zidapfapfana ahubwo Imana kuzigeramo neza bamenye ko bakwiriye gukora kimwe nabahamagariye aricyo kugira abandi bantu kuri Kristo. Soje bifuriza umugoroba mwiza kandi bifuriza gukorera Imana kuko ubonye amahirwe yose ukamenya ko amahirwe ajya kugira ngo wikorere Imana imugisha izina rya Yesu.